Amahoro y'Imana kuri mwe mwakoze subscribe mu by'ukuri nawe ntago ukwiriye gucikwa n'amakuru meza nkuzaniye. Mu by'ukuri hano Kabeza mu Itunda murabizi ko amazu yaho niyo yonyine usanga asigaye agura ku giciro gitoya kandi ni hafi ya main road, ku buryo navuga ko inzu zacu zituye kuri kaburimbo. Amazu yose bagiye bayagura ariko ubu ngubu ngewe urugo nkuzaniye n'uru nguru ruri inyuma yanjye mbazaniye, ubu niriya mwabona y'umweru yaraguzwe, ndetse hari n'izindi nagenda mbereka zagiye zigurwa, ariko nawe ndakwifuriza ko waza ukagura iyo nzu ugaturana na bagenzi bawe kandi udahenzwe. Ubwo impamvu ndi kuvuga ngo ntago waba uhenzwe ni ukuvuga ko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ndetse nituza kujyamo irisanzuye, ifite rooftop yajya abantu benshi. Muraza gusanga idahenze kubera ko miliyoni 140 zirimo n'ibiganiro. Urabizi ko wajya i Kanombe wajya hehe ayo mafaranga asigaye zigenzi zarazamutse ku buryo ayo mafaranga kuyajyana ahantu ugiye kugura inzu biba bitoroshye. Reka twinjirane rero tugendana, dukomezanye. Cameraman ngwino tugende tubereka ubwiza bw'inzu naberetse. Nari nshatse guhera inyuma, ariko uhagaze aho ngaho nibwo ubasha kubona compound ishobora kujyamo imodoka zigeze nko muri 3 ziparitse neza, cyangwa zaba ari ntoya zikaba ari enye. Ubwo ndavuga ku majipe. Ni inzu yubakije amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, ikomeye kabisa, ikanyaze, kuko ziramubona n'iruriba zose zirankingi, ndetse ukabona na amabuye meza agiye yometse ku ruhande. Urumva ko inzu yacu ni urutare. Uje witwaje miliyoni 140 nahagutuza. Ni hano neza Kabeza, iwabo wabeza, aho bita mu Itunda. Hanyuma twihutana, hano hari akajaride keza. Aka ni akajaride naho gateyemo indabyo, katari kakura cyane, ariko nikamara gukura ubona ko ibintu bizaba ari perfect. Hanyuma wenda ku bidasanzwe kuri iyi nzu nanakubwira, werekejeho kamera gutya ubona ko rooftop yayo irasakaye. Mu gihe wakakirira abantu imvura yabigwa, izuba ari ryinshi cyangwa iki, ntabwo byababuza kugomeza mwinjoyinga muri kuri rooftop nziza cyane nk'iriya isakaye. Ni nini kuko ifite kino gice gisakaye na kiriya gice kindi mubona kiriho inzira kidasakaye. Urabona ko yakakira abantu benshi cyane. Miliyoni ni 140. Tugendane kwihuta. Aha ngaho uhasanga masters meza yoroshye kuyamanuka, ku buryo buri muntu wese yabasha kuyamanukaho, atwinjiza mu rubaraza runini rwiza cyane. Ariko unahindukije kamera, hagarara hano uhindukize ubereke. Urabona ko ya masikariye meza cyane y'amakube, ndetse na ya compound uhita ubibona. Hanyuma aha ngaha muri urubaraza ruri imbere ya salon, urubaraza runini cyane rwisanzuye, rufite parafo nziza ya gypsum. Urabona ko ari ibintu bisobanutse. Hanyuma twagera n'aha ngaha twasanga urundi rubaraza rw'imbere ya chambre principal. Urabona ko inzu yacu mu by'ukuri ari inzu nini itubutse. Mu by'ukuri miliyoni 140 kandi zinagabanukaho, ntago bisanzwe. Nawe ngwino mutuze Kabeza wicishije muri Kigali buy and sell. Hanyuma hano turahasanga urugi rwiza cyane ruriho ibirahure byiza, ariko noneho karibu muri salo yacu. Iyi nzu nakubwiye ngo ni inzu yisanzuye, ni inzu nini cyane, kubera ko iyo ugiye witegereza neza ukareba ama espace, hari abantu benshi bajya bakunda kuza kugura inzu bazanye n'abenjeniyeri cyangwa iki, ariko ndakubwiza ukuri ku bijyanye n'ubuso. Ugeze aha ngaha reba salo ingana gutya, undebere TV stand nziza, amatara meza ari kuri profile ya gypsum, ni ibintu byiza cyane. Tuvuye muri salo twihuta, hano turasanga urubaho rwiza cyane rw'ikadire rudufasha kwinjira muri salle à manger. Salle à manger nini nziza cyane, irimo lavabo na miwari, ndetse aha ngaha nakwizeza ko table y'abantu 10 babasha kuba bahicara bagasangira. Hanyuma tuvuye aho dukomereze mu gikoni. Ni igikoni cyiza kinini cyisanzuye, kiri mu bubati bwiza cyane bw'umweru, ubona ko ari ububati bwinshi kandi buhagije. Hanyuma aha ngaha tafite umuryango ujya ku manex. Hari imirimo igikorerwayo, ariko uramuka uje gusura tuzakujyanayo. Ubwo hari igikoni cyo hanze, dushe na toilette, ndetse n'inzu y'umukozi yararamo. Hanyuma twihutane duhere ku cyumba cya mbere cy'abashyitsi, muri bya byumba 4 nababwiraga biri muri iyi nzu. Ucinjira aha ngaha tubanza guhura na dushe na toilette yacyo, gifite amakaro meza, toilette ndetse na lavabo. Hanyuma twinjiye aha ngaha turahasanga icyumba kinini cyiza cyane, kirimo amakaro meza, amakaro afite design nziza cyane igiye nakunze. Urabona ko ari icyumba kigari kandi gitubutse. Tujyane tujye kureba ibindi byumba 3 bisigaye.
hanyuma wowe nukunda iyi nzu nta kindi ni ukumpamagara ukaza nkayigutuzamo kandi udahenzwe, nkagufasha yewe no kuba nayigukaturiza. Uyu ni umuryango wundi wa kabiri ujya mu gikari, hanyuma hano tukagira icyumba kinini. Iyi nzu nakubwiye ngo ikintu itandukaniyeho n'izindi nzu, ifite ibyumba binini byisanzuye mu by'ukuri. Nawe rero nibaza ko ushatse gutuza umuryango wawe wawutuza ahantu hagari kandi hanini. Mu by'ukuri iki ni icyumba cya kabiri tuvuyeho, hanyuma twagera aha ngaha tukakingura aha tukahasanga ikindi cyumba cya gatatu. Mbese iyo wigereranyije ukareba wowe ubona hari ikintu wanshinza, kubera ko ibi byumba ni binini cyane. Niyo washyiramo garde-robe ugashyiramo n'igitanda cya kabiri kuri kabiri, ndakubwiza ukuri ko ibintu byaba ari sawa cyane. Hanyuma aha nkagira dushe na toilette, urabona ko ikoreshwa na biriya byumba bimaze kubereka. Dushe na toilette ngari nayo yisanzuye, ifite amakaro meza kandi irimo n'ibikoresho bizima. Hanyuma twinjirane muri master bedroom cyangwa se chambre principale ya kane. So iyi ngiyi dushe ya mbere tubanza guhingukiraho, ni dushe ngari iherereye hasi ku makaro, ukaba wanazamuka ukareba ibikoresho birimo nka lavabo ndetse na toilette na shower nziza. Urabona ko ibintu byose ari perfect. Hanyuma njye hano hari icyumba nabonye cyenda kungana nka salo cyangwa se binangana. Ni icyumba kinini koko gihagije, ni nacyo chambre principale bari babivuze cyangwa se master bedroom. Urabona ko gifite cyo umwihariko wacyo na parafo nziza, gisanga ifite design nziza, amatara meza, ariko ubwisanzure bwacyo nacyo bwacyo birivugira. So iyi nzu nimba uyikunze tuvugisha kuri iyo nimero ni 82436422. hanyuma uze nkutuze udahenzwe, kubera ko ni hano Kabeza kandi $140,000 zinagabanuka. Mu by'ukuri usanga abantu benshi bakoze neza baba bayafite. Muze mbatuze mudahenzwe, amahoro y'Imana akomeze abane nawe.